iyi ni mayibobo nayibonye wesha kine we yimbo we iyi ni mayibobo nayibonye reka nasabye kuba mayibobo nakeza ahubwo bibatera guta umurongo ndetse no guta amashuri njye nubwo mbivuga gutyo bo babikeka kuba umunyenga nako amaswingi niko babyita abahungu bakaba abajura abakobwa bakaba indaya maze ya sida ikabona icyuho ni kweri rwose ni rutikanga muvugano nta wundi rwose zanira ngofero yanjye sha we kaduko gira peretse ngofero wa nyana yibwawe akavana nibumvara peretse ngofero yaho ngaho wakana niwe rwose gahunda ihari niyo nta yindi njye yude naranyigurishije ibyo bababwira babakanga akose nkubaza akundi udoze mwishashi udoze mu gishangara vipi zawe akarekano kagira ubwoba wana igisi kiriho akose wowe reka dufite abagore bashaje nabyo ujye ubyibuka ujye ubyibuka rwose tuba tugomba kureba utwana duto tukisaza ugiye wara ntago wabimenya reka ntibazajya bagutesha umutwe bakuyobora bakubwira ibitamvagara ntazi nta kibazo rwose sawa rwose gahunda niyo ngiyo utagira iyi ni mayibobo nayibonye wesha kine we yimbo we iyi ni mayibobo nayibonye reka isi gegera nizo zituzengeraje uranika isa uranika umwenda hanze kikaba cyawe utumukanye wambwa we ngo icyo ndakwica ahubwo ndakwifatisha inkweto z'umwana wanjye ubundi mwibye ndakurambitse kakubayeho wa marina we ndakwishe byaba nagendanye umuntu wanjye washaka kariziti banguka ufashe bwa byaba barabaraje ariko abantu b'ibito byayo n'abana barafashe mayibobo ariko nicyo muvura ndakwica ahubwo wowe birakurangiranye nimwe mutwiba sinjyagera kwe ndakica ahubwo ndakwica umva ca gacupa kanjye gacupa keza ndekura ngende mvi wawe ndakuretse ndiyemeje karisiti karisiti uraramuka uhagurutsa urahura n'ibyago utari wakabonye mu buzima bwawe icyo bitoshya mwa uri bubiki ndakwica nimwe mutwiba nimwe we bango batazi neza bazi ko ngira abahari ariko ku mwana wanjye ndakubetasha nyagura nyabura ibi ni ibiki ndi kubona ahangaha fasha karisi fasha karisi nasoni mufisha umva sigaho nasoni mugira ceceka rwose icara hasi ako karisi umugira umutima wa kimuntu cyangwa nawe mugira mayibobo zizo zitwiba ariko uyifashe iki kuyikubita ukayica reka nkubwire sibyo sura umuvandimwe wanjye ndabizi rwose ubu nagatangarume n'amajimbiri tuza kazagiye gikura amenyo ndakura wereka umva ceceka rwose ndakura wereka mukura amenyo genze ngujere nasoni mugafata abana bababaye ubuse bagiye
muhanda uko bishimye yakoze karisi byane ubu ngubu ufata umwana ajya ku muhanda uko yishimye oya rwose karisi ntabwo uri umuntu w'umugabo wasinze ariko ntabwo oya rwose karisi oya karisi oya rwose namwe mujya mushyira mu gaciro iki cyana gikubise akaguru nakavuna ahubwo rwose uko sinyakoze n'ibintu bizima yakoze uvuze ijambo numva ari inkoze kumusha ntabwo bagiye ku muhanda ari uko biyanze aho kuba wamufasha amafaranga ubu ngubu wasindiye wakagombye kuyagabanyamo kabiri nawe ukamufasha wenda ukamuha n'icyo kurya ntangiza ngo murakubitomona uraza ukuntu ugomba kugenda ubusaba ariko babona bari kuvuga ngo usibye uko muri aha ngaha mungana gutya rwose nawe ibyo mukora ntabwo nari buve ku izima ugomba kuva ku izima nanjye ndabyumvise ahubwo karisi kamabwire mumfashe tujyane uyu mwana tumufashe tumusubize ku ishuri tugende tureba n'abandi bose babayeho nko mu buzima nk'ubwe yakoze ibyo birakwiye karisi ntubizi ko ufite umwana nawe wagucitse oya rwose ndebera bro ndebera ni ukuri bafashe umwana baramuha ndabizi none nitwemeranya ntabwo wapfa kunze bishobone ndabizi mu gatebo kamwe na karisi umva nkubwira toka wowe kuva ryari nkubwira kutazajya witesha agaciro hano kwamara icyo wabona ubwo se ko nandi kwamara ikinyi dore ko nawe wishyize mu gatebo kamwe na karisi cyokoze n'ingofero ubundi ibindi karisi ahubwo umva mbabwire umva nkubwire nawe ibyo ukora sibyo ntukabona ubayeho neza nangiza ngo ukeke ko n'abandi bose babayeho nkawe narabivuze ko papa yarumbije kandi natagenda neza atagenda neza hindi ubu ngubu reka ratamabwire karisi ubu ngubu hari ikigo kiri guharanira gukura abana ku muhanda kikabafasha kikabasubiza ku mashuri n'uyu nguyu namwe mwabishatse twagira twamufasha njye turi kumwe rwose mvuye ku izima uyu mwana yarababaye pe dukwiye gufasha n'abandi nk'abo karisi kora ahangaha rwose nkunze ko muri abagabo bumva vuba bose meze gutya nanjye ndambikira ibitubo rwose karisi waba undi ujya ngo ndazabisubira yarara kwa chef yagera ikibuga ndayizega niyo bakoze ntabwo wayima kubera ibyo wakoze ni ukuri rwose tugende tumugurire mupfe mbabwire mwa bantu mwe buriya nanjye mukomeje mukaraga amagambo yes zihora mu mutima kora ahangaha rwose umva wisubiyeho biranshimisha nka musaza umumise nongera no kugukunda mbabariraho ukabyara umva nkubwire genda uri kumva uhite uca kuri banki hari udufaranga bari boherejeho siwumva ko uvuze ijambo nko mva ubungubu ndi kumva naguhinka binkoze mu mutima tugenda ngo tumugurire n'ibinini karisi anywe bimukamura ahantu mwamukubise sibyo nazengurutse u Rwanda rwose ndeba abana bacu ko bitwara nasanze kuba mayibobo n'akeza ahubwo bibatera guta umurongo ndetse no guta amashuri njye nubwo mbivuga gutyo bo babikeka kuba umunyenga n'akamaswingi niko babyita abahungu bakaba abajura abakobwa bakaba indaya maze ya sida ikabona icyuho maze ibiyobyabwenge bakayinywa maze n'umubiri bikawutaha no kwerekeza amashuri no kwibuka ejo hazaza bose bagashirira mu mihanda tureke kwitesha agaciro dore turi abana b'abanyarwanda turi bene mugabo umwe dusenyera umugozi umwe maze twigire mu mishinga yo guha igihugu isura nziza duha abana bacu uburere be kwerekeza mu mihanda bitwa izina mayibobo kuko ritaduhesha agaciro kandi umunyarwanda yaravuze ngo burere buruta ubuvuke twese turambirwe twitwa mayibobo ndetse n'imigenzo yayo yose abana bacu tubajyane ku mihanda nabo tubajyane ku mashuri nabo bige baminuze abari mayibobo bazatuyobora maze u Rwanda rwacu turutake turi abana bacu ku mihanda tube intangarugero